ko twigumanira se? Ese ubwo wakwihanganye byibura ukaza ukagera mu rugo? Nukuri ndumva twagumana. Tukagize nkasanga yese mukunzi. Wenda bugacya turi kumwe. Gusa imbeho ntiyaba yakwishe. Yanyica ite se ndi kumwe n'uwo nkunda? Wamfubika. Nanjye nabyifuzaga. Ariko ukeneye kurya mu karuhuka. Kiretse tujyanye mu rugo. Ubundi se ko twahageze waje ukagenda ugeze mu rugo? Ibaze hagize umbona. Ubwo se yakubona ate? Shangwino. Sheri, ihangane. Ntabwo byakunda. Wenda Imana nibishaka uzongera ugaruke usure twongere tuganire. Byari byiza Jose. Kandi Jose, nukuri ndagushimira umwanya wampaye. N'urwibutso rutazigera rusibangana mu ntekerezo zanjye. Ndagukunda Jose. Nawe wakoze cyane mukunzi mwiza. Nukuri nishimye cyane ku buryo ntabona uko mbikubwira. Naho kongera nubwo nzi ko ari amakosa, uhumure, tuzongera kuko nanjye ndagukunda. Ntacyo ntazakora ku bwawe Kiri. Tubahaye ikaze. Nkuko mwabyumvise uwo ni umusogongero. Tutabatindiye reka tubumvishe twe twagarukiye muri episode ya 3 hanyuma dukomeze na episode ya 4. Niyo nyikuye mu bijumba bya Kanani. Ni yacu se ko numva mukaya nabibonaga mu kiraro? Oya, nabonye rimwe wa muhungu wawe. Ye, ubwo yamennye. Yewe, urakoze rwose. Fasha rero tujye kuyisubiza mu kiraro. Ese ugire ngo sinje aha ngaha ariho nabanje mbonye ntawe uhari. Menye kiri ku muhanda. Ku muhanda? Ko numva mukanya mpavuye mbona hakinzira. Sinzi rero kuko mvuye we mbona kwiremba hakingiye inyuma. Ngo iki? Reka tujyeyo turebe. Nkuko twabibabwiye Alex iraturanye ni wawe. Bahise rero bajyayo, bageze ku irembo basanga hakingiye inyuma. Mama wa Alex yese abwira uwo muturanyi wati, ubu se no kuvuga ko ataragera aha? Umvara, wibaze niba atarahagera kandi ubona hafunze. Ahubwo niba ufite amayinite wenda muhamagara mubaza aho ari. Ibijye simbyumva. Reka wenda mbaza Alex nibaza aho yagiye. Muhamagare wumve. Bahise bahamagara Alex maze Alex abitabye ahita abaza nyina ati, kumuhamagaye bwije se mama, ni amahoro? Ni amahoro. Ariko se ko mbona Jose ataragera mu rugo, wabuze aho yagiye? Ntabwo aragera mu rugo. Rwose twaruheze inyuma. Kandi ya ngurube yanyu yari yamennye Karegeya niwe wari uyizanye. None dusanze ku irembo hakinze. Ko numva se mukanya twavuganaga numva ari mu rugo. Nimukomanga wenda wasanga yasinziriye kuko yambwiraga ko atameze neza. Ariko se turirirwa dukomanga kandi tubona hakingiye inyuma. Ingufuri turi kuyibona. Gusa yabasubiye ku muhanda. Reka noneho muhamagare mubaza aho ari. Alex yese ahamagara nimero ya Jose ariko asanga ntabwo iri ku murongo. Mwibuka ko n'ubundi Jose yari yayizimije ngo atagira ubahamagara bikababuza kwikorera icyatumye asura uwo mugabo. Alex rero yese yongera hamagara nyina maze amwitabye aramubaza ati, ariko se mama, koko mumbwije ukuri hakingiye inyuma? Ariko se tukubwiza iki Alex? Uzi koko tuvuga ko asubiye ku muhanda. Ariko se yaba ari nahagiye akagenda asize telefone ye? Ku muhanda ntawe uhari. Kuko mukanya niho mvuye kandi ntawe nahasanze. Kaya ryavuzwe rero riratashye. Ubuse kandi arambwira ko yari yagiye he? Ko nanjye twavuganye ambwira ko ari mu rugo. Ibi si byo kare navugaga. Mwihangane rero mutegereje akanya gato. Wenda ntawamenya wasanga arahagiye. Nanjye reka nkomeze ngerageze nimero ye niza gucamo ndahita mbabwira. Alex amaze gukupa Karegeya wa muturanyi wabo yise abwira umubyeyi ati, none se Jose yaba yongeye kubura ingeso? Ese burya nawe uramuzi? Ariko yewe nayoberwa n'abandi cyangwa mutekereza ko ibyo akora ari mwe mwenyine mubibona. Natwe turamuzi nubwo wenda
rimwe rimwe twicecekera. Ni ibi rero nabwiraga umuhungu wanjye akanga kumva. Ubu se koko umuntu w'umugore yakagombye kugeza aya masaha ataragera mu rugo? Ese niyo bwawe ubwo bucuruzi amafaranga atungutse kare yayunguka muri iri joro? Ese nubwo yayunguka ubwo yaba ari amahoro koko? Ubwo se atashye agahura n'abajura kubona ishyamba acamataha, si we waba biziza koko? Ubwo ariko hagati aho kwa Manzi barimo bafata ifunguro rya nimugoroba. Yari Manzi, se ndetse na nyina. Bamaze kurya, nyina wa Manzi yarababajije ati, ese ko mutambwiye uko mwumvise iryo sombe rimeze? nuko Gakwaya aramusubiza ati, twari twabyibagiwe. Jye ariko numvise iryoshye. Wowe se Manzi, wumvise ryari rimeze rite? Nawe numvaga ntacyo ritwaye mama. Iryo sombe rero ni Aline warituzaniye. Aline se uyo kwa Donatien? Uwo rwose. Ndumva mubanye da. Erega ndi nyirabukwe. Ubu se atamfashe neza arumva nazamuha umuhungu wanjye? Noneho ni ruswa abari kuguha. Niyo yabayo ntekereza ko nta cyaha twaba turi gukora. Ruswa rero buriya abantu benshi batekereza ko ihabwa abayobozi n'abandi bantu bafite ibyo bashinzwe, ariko no mu mibanire y'abantu hari igihe igaragara. Kandi n'ubundi naho ngaho ruswa n'ubundi bambi. Ubu se kuba umwana wanjye yanyitaho twavuga ko ari bibi? Simvuze ko ari bibi rwose, ariko nabyo bishobora kwitwa ruswa. Kandi se ruswa ni iki? Ruswa umuntu yavuga ko ari ibintu, gikorwa cyangwa ikindi kintu umuntu akorera undi, ariko nanone akabikora agamije kunguka mu bundi buryo. Nk'urugero, nk'ubu uravuga ko kuba uwo mukobwa akuzanira utuntu nk'utu ari ukukwitaho nk'umukazana wawe. Nyamara uko mbizi, nzi ko Manzi akundana na Jane, wa mukobwa dukorana. Ese ejo uwo mukobwa Aline ukwitaho naramuka akubwiye ko akunda Manzi, ntuzamufasha ukereka Manzi ko nta mukobwa umuruta? None se nzaba mbeshye? Hari undi mukobwa wari bwibwirize gakore nk'ibyo Aline akora? Aline aca mu isoko yabona imboga cyangwa imbuto akanzanira. Ateka agasombe nk'uko akibwiriza agashyira mu gasorora akanzanira. Ubwo se uwo mwana umuntu yamunganya iki? Niyo rero ni ruswa. Kandi kuba uwo mukobwa akora ibyo ntibivuze ko arusha abandi gukunda Manzi. Wenda n'abandi baramutse babonye uburyo cyangwa se muturanye bajye babigukorera cyangwa bakagukorera n'ibirenze ibyo gukorera. Nta bandi nkeneye mu rugo rwanjye. Kandi papa Manzi, wigarura ibyamaze kurangira. Kuko uwo mukobwa na uwo mugore wavugaga ko mukorana ntakiri umukunzi w'umuhungu wanjye. Nibyo se Manzi? Nuko Manzi aravuga ati, nibyo papa, Jane twaratandukanye. Se yahise amubwira ati, ubu se Jane ni ukuvuga ko atakiri umukunzi wawe Manzi? Nuko Manzi aramubwira ati, ntakiriwe rwose papa, nsigaye nkundana na Aline. Gakwaya ati, ariko Aline ese ubona muzashobokana koko? Ko Manzi, Jane ko ari umukobwa witonda, ugira umwete n'ikinyabupfura, wamuhoye iki mu by'ukuri? Nuko Manzi aramubwira ati, ntabwo nyine byakunze ko dukomezanya papa. Nuko se aramubwira ati, cyangwa byatewe na nyoko wagushutse? Manzi ati, mama ararengana, ahubwo Jane ntabwo nari nkimukunda. Gakwaya yahise avuga ati, ntabwo ari ukimukunda? Ngo ukunda ushaka nakubwira iki? Icyo nzi cyo nuko utazatinda kubona ko wibeshye. Wintegera umwana iminsi wa mugabo we. Aline aramukunda, ni umukobwa mwiza, uzi ubwenge kandi ubereye umuryango wacu. Ubu se wari ushyigikiye ko akundana n'uriya mugore watandukanye n'abagabo barenga 10? Nabe nawe yemera ko batandukanye. Uriya se muzi yaratandukanye n'abanga? Cyangwa mutekereza ko umukobwa akiri iwabo biba bisobanuye ko akiri umwari? Ngo aramukunda? Nakunde namubwira iki? Manzi, ntiwishinga amagambo ya so. Aline aragukunda kandi aritonda rwose. Nakubera umugore mubi, icyo cyaha nzakibarweho. Hanyuma se ntukibarwaho? Uzamusubiza ubusore bwe?
umva shamanzi, ndabizi abahungu mwumvira cyane ba nyoko, kandi sinkubwiye ngo umusuzugure kuko nyine ni nyoko, ariko mwana wanjye iyo bigeze ku bijyanye n'amahitamo y'uwo muzabana uba ugomba kwitonda cyane. Manzi, kubaka urugo birenze uko ubitekereza. Ushobora kuba ubyumva ariko ntiwumve uburemere bwabyo, nyamara n'umwanzuro ufata rimwe ukaba utazongera kugira amahirwe yo kwivuguruza aho wibeshye. Niyo ubikoze ukivuguruza ntusubire uko wari umeze. Rero nakugira inama yo gutekereza kabiri, kuko nukurikiza ibyo nyoka akubwira uzaririra mu myotsi. Reka mbareka nigire kuryama. Gakwaya yese ahaguruka aragenda. Amaze kugenda, Manzi yabajije nyina ati, ariko se mama, ubu koko numvire ndi? Numvire nde, nsuzugure ndi? Manzi mwana wanjye, ntega amatwi. Mu by'ukuri kuba nkugira inama yo kubana na Aline si uko nyobewe ko na Jane nubwo nawe yabyaye gukunda kandi akaba yavamo n'umugore mwiza. Ariko se Manzi, ubona kubereye? Ngaho sa nureba uri kumwe nawe mu bukwe, mwicaye imbere y'abantu amagana. Ese baba babona ko kuberanye n'uriya mugore? Gere ku mama na Jane ntacyo atwaye mama. Wivuga ngo ntacyo atwaye. Ngaho noneho tekereza uri kumwe na Aline. Aline ni mwiza ku buryo butangaje Manzi. Mwaba mwicaye imbere, abantu bakajya bakomeza kubitegereza batabakuraho amaso kubera ukuntu muberanye. Ariko se mama, kuki wumva nashimisha abantu nyamara jyewe nkaba mbabaye? Ese ko numva ushaka kuvuga ko nguhatira gukundana na Aline? Ntubimpatira, ariko nanone mama, mbona ntazi impamvu ushaka ko ari we ngira umugore. Noneho nkabikora nciye kuri Jane, umukobwa uzi ubuzima. Ariko kuki utuka abakobwa ubitiranya n'uriya mugore? Niko Manzi, ubona ntacyo bitwaye kubana n'umugore ufite abana? Ese uzi uko bimera kurera umwana utari uwawe? Umuhana nk'abandi, nyina tunyiciye umwana. Waca ahantu ukagurira uwawe umwenda, umugore wawe akifuza ko n'uwo umugurira, akavuga ko uri kubatera ishyari. Ikindi, umugore aba ari umugore Manzi, uko byagenda kose hari igihe atibagirwa umugabo we. Nta kundi nyine mama, ubwo nzashakana n'uwo mushaka, none se nagirana. Ntirunanira nyine kuko nibyo uzaba warikozeho. Ariko se ruzakunaniza iki? Kuzaba ubanye n'umukobwa ugukunda nawe ukaba umukunda, ikibazo kizaba ikihe? Ubwo ariko mu gihe umubyeyi wa Alex n'umuturanyi we bari bakiri inyuma y'urugi bategereje ko Jose yatahuka, we yari yibereye mu gituza cya Chris, wagira ngo nta nubwo yibuka ko aho ngaho atari we. Barimo baganira. Chris yaramubwiye ati, byari byiza cyane sheri, numa rwose twakwiyegumanira. Reka se, wumvise umugabo wanjye yarahisemo neza? Nukuri yahisemo neza cyane. Ariko se ubundi Jose, wakwihanganya ukarara? Urabishaka se? Mbaye, ndabishaka cyane ahubwo. Nukuri nyemerera twigumanire. Ubuse koko byakunda Chris? Cyabuzwa n'iki se? Ko ngukunda nawe ukaba unkunda, ikibazo kirihe koko? Nibyo turakundana, ariko sheri, ibuka ko naje niyibye. Ubusa amaherezo ko kazaba yahe nshuti yanjye? Uko ko nzakomeza kugusangira na kari agahungu? Oya shawe mutuka sheri, ntuzi ko ari we watumye umenya. Wenda iyo atangira umugore ntabwo twari kumenyana. Twari kubuzwa n'iki se? Ngo byibura mbwira amaherezo y'urukundo rwacu. None se Jose, ntunkunda? Ndagukunda rwose Chris. Ubuse naba ntagukunda nkemera kuza aha? Ese iki gikorwa tumaze gukora nticyakagombye gutuma ubona ko ngukunda by'ukuri? Nanjye rwose ndagukunda Jose. None se aho kugira ngo ukomeze kubana n'umuntu udakunda, wanyemereye nka kugira umugore. Nukuri niteguye kugukunda ndetse kurusha uko agukunda. Kandi ntabwo rwose uzabaho nabi Jose, gira ngo urabibona. Ndabibona Chris, gusa nukuri biragoye ko nakubera umugore. Nzajya nza ngusure nk'uko
tuganire iminota mike ubundi ntahe. Ariko naba nkubeshye nkubwiye ko nakubera umugore burundu. ubwo rero ntabwo nkunda Jose, ndetse ubu nambeshye. Ariko se Kiri, uragira ngo koko nkubwize iki? Niko sheri, ubu koko naba ntagukunda nkaba ndyamye aha? None se aha ni iwanjye, ubu se umugabo wanjye abimenye ntibyaba nabi? Waretse kumbabaza koko? None se niba nkunda kuki wanga ko twakwibanira? Ntabwo byakunda rwose Kiri, nyihanganira, ahubwo mbara umperekeze. Ngahibaze ni ukuri, ubu koko ugiye kunsiga Jose? Ihangane mukunzi, nta kundi twabigenza. Gerageza unyumve kuko sinifuza gutaha ngusize ubabaye. Naje ngo nguhamirize ko ngukunda, nkwereke ko ntacyo ntakora ku bwawe. Wimbabaza rwose ngo dutandukane ubabaye. Chris yagezeho yumva uwo mugore wari urumusenyurwe, maze aramubwira ati, Jose, ntekereza ko nkubabaje. Nukuri mbabarira. None se ubu bitewe n'iki koko Kiri? Ni urukundo rwinshi rwa rubinteye Jose. Oh, ese nirwo? Ngaho ndakubabariye, kuko nzi ko rimwe na rimwe rudukoresha amakosa. Urakoze kumbabarira Jose, kandi wumve ko ngushimiye cyane, nubwo nanone utumye ndushaho kugukunda. Nibyo bigukundira ujye uza byibura nka 2 mu cyumweru. Ko kaba ari kenshi se sheri, ariko humura, ntuzi ko ntacyo wamburana? Ndabizi cyane. Ubwo barimo baganira banambara, Jose yari yitwaje imyenda aza kwifashisha yiyoberanya. Yari yambaye ikanzu ndende imeze nk'iy'abayisilamu, ariko yari arimo kubasebya kuko ntabwo yari we. Yambaye igitambaro mu mutwe n'agapfukamunwa. Uwo bari guhura ntabwo rwose ari kumumenya. Chris nawe byari byamutangaje. Bagiye kuvaho, Jose yakije telefone kugira ngo ayikoreshe nk'itoroshi. Nuko ubwo bari bageze ku muryango basohoka, telefone ya Jose irasona. Na Alex umugabo we wari umuhamagaye. Yese abwira Chris ati, noneho ndagowe. Bite se, ninde uguhamagaye? Dore ni umugabo wanjye. None se ikibazo kiri? Mukanye se ntabwo mwavuganaga umubwira ko uryamye? Gerageza umwitabe nyine nk'umuntu uvuye mu bitotsi. Jose agiye kumwitaba yahise ivaho, ariko hashize akanya gato arongera aramuhamagara. Yahise amwitaba, ubundi avuga nk'ukangutse ati, bite se sheri? Ni so Jose, ese singukanguye ubwo? Urankanguye ariko nta kibazo. Umeze ute se? Urebye nyine ntaribi, ese neza. None se urumva umutwe woroshye? Ndumva uko biri bitangiye koroha. Okay, ni byiza. Jose, aricyo nshaka kukubaza. Ni amahoro se ko nteye ubwoba? Humura nta kibazo. Ni amahoro rwose. Nta kibazo, mbaza ndakumva. Okay. Jose, njye nawe tumaranye igihe kitari kinini, ariko nanone ntabwo ari gito ku buryo wenda waba utazi icyo nanga ndetse n'icyo nkunda. Alex, nshobora kwihanganira icyo ari cyo cyose, ariko kwihanganira ikinyoma ngira ngo urabizi ko byananiye. Ariko se ubwo ni ubuhoro mugabo mwiza, ko numva igihe binteye ubwoba, aho ntawaduteranije. Humura Jose, ariko reka nkubaze kandi umbwize ukuri. Jose, uri mu rugo cyangwa? Ariko se Alex, byakugendekeye bite? Ngo ndi mu rugo? None se urumva ahandi naba ndarihe? Jose yasakupa Alex, kandi Chris yarimo yumva ibyo barimo bavugana. Jose yese amubwira ati, agahoro k'imbwa karahiye, ndabigenza nte? None se wabwiwe n'iki kutari mu rugo? None se hari umuntu wigeze ukubona uza aha ngaha? Ntawe pe, sinzi uko abimenye. Dore arongera arampamagaye. Mwitabe wumve. Jose yese amwitaba, maze Alex aramubwira ati, utangiye no kunkupa? Ntagukupa se Alex, niba umpamagaye kugira ngo nkine ku mubyimba, jya ubyihorera rwose. Siko numva ndushije uburakari. Jose, uzi koko ko imbwa ikurira abana ikagurusha uburakari? Ndakubaza aho uri,
aho kumbwira ukampupa nta soni. ahubwo n'ubu ndagukupa kuko sinumva neza ibyo uri kumbaza. Mu kanya sibwo twavuganaga nkubwira ko ndi mu rugo mvuye mu kazi, none ngo ndihe nta soni. Ariko Alexis, wakwibutse kuri mukuru ukirinda abo bantu baza bakujwigira mu matwi. Ubwo ubona uzarwubaka rugakomera wumva amabwire. Umva, unyihanganire, ariko ndagukupye. Ese yongerera mukupa. Amaze gukupa umugabo we, Chris ese amubwira ati aho bikoze neza rwose. Ubu noneho agiye gutangira kumunza imitima yibaza niba akwiye kwizera ibyo umubwiye cyangwa se akwiye kwizera ibyo bamubwiye. Ubwo rwose uramurangije. Namurangiza nagira nte? Njye ndumva mfite ubwoba. Reka tugende. Bahise bavaho berekeza kwa Jose. Ubwo ariko nk'uko babitekerezaga niko byari byagenze. Alexis amaze kuvugana n'umugore we yatekereje ko nyina ari kumubeshyera, ahubwo ari uko yamwishyiriye mu mugore. Nuko ahita amuhamagara. Nyina amwitabye, Alexis yese amubwira ati ariko mama, ubona amaherezo y'ibi ngibi azaba yahe? Amaherezo y'ibihe se Alexis? Amaherezo y'iby'ukora. Ubu koko kunshwanisha n'umugore nashatse nkunze uzabigiramo izihe nyungu? Ngaho, ariko uri muzima cyangwa wasaze? Ubwo n'igihe mugiye kwita umusazi? Ese niba muba mwanyweye mwasinze mwagiye mutaha mukaryama aho gusindira ku rugo rwanjye? Ubwo kandi wa muturanyi Karegeya yari ari kumwe na mama wa Alexis ndetse yumvaga ibyo barimo bavugana. Byari byamuyobeye. Alexis yakomeje abwira nyina ati mama, ndabizi ntunkundira umugore wamwishyizemo kuva nkimushaka, ariko ni hahandi ibyo wifuza ntabwo bizigera bigerwaho. Ndamukunda kandi ntuteze kumumbuza kuko namushatse mubona. Urumva? Wa muturanyi yagezeho abaza mama wa Alexis ati ariko se bigeze bite? Ubona Alexis cyangwa n'undi? Nanjye byanyobeye, umenya hari bamurozi. Ubu si barimo avuga bihuriye he n'ibyo twari tumuhamagariye tumubwira. Ubu se niba ajye mwangira umugore kuko ndi nyirabukwe, wowe upfa iki nawe? Uwishimiye kwicwa n'imbeho y'iri joro? Nitwahinduye abasazi koko? Ubwo Alexis yararimo yumva. Karegeya yise abwira Alexis ati ariko Alexis, bigenze bite? Niko ko ari byo byukije nyoko mubwira ko ingurube yawe yari mu bijumba by'abandi akazaba kuza nkamufasha kuyishyira mu kiraro, twagera iwawe tugasanga hariho urugi tukaba twari tuguhamagaye ngo dufashe, none bitwihinduye babi koko? Niko sha, ubwo urumva jye nazanwa ha nayo matiku numva urimo uvuga? Alexis amubwira ati wenda mwabivuganyeho, jye ndabizi umugore wanjye ari mu nzu, none se muherahe muvuga ko adahari? Karegeya amubwira ati ariko sha, ubwo uri muzima? Niba se ari mu nzu wamubwiye nyine agakingura tukabona aho ducisha iyo ngurube. None se koko muri ku irembo iwanjye? Mukaye ntabwo avuga ko ari nyoko wasinze, ariko ahubwo ndumva ari wowe wasinze. None se uragira ngo tukubwize iki? Nakubwo ni ibyanyu. Icyo nagomba gukora ntagikoze, reka nigendere. Karegeya yahise asubiza nyina wa Alexis telefone ndetse aramubwira ati jye nditahiye. None se umuhungu wawe yanyweye ibiki bituma ahindura abana basazi? Ubwo na Alexis yari yakubye. Hagati aho Jeanne yari yageze mu rugo, abanza kuruhuka. Ku mugoroba ahugira mu kwita ku mwana we, ariko umwana amaze gusinzira ababonye akanya ko gutekereza ku byari byahise. Yari arimo asubiza amaso inyuma, agenda yibuka ibihe yagiye anyuramo na Manzi, ukuntu byabaga ari byiza. Yakwibuka ko batazongera gutemberana nk'uko bajyaga babigenza cyangwa ngo bamarane umwanya baganira, akumva azakumbura ibyo bihe. Yahise yegura telefone ye, yandika kuri stati ya WhatsApp amagambo agira ati iyo turi mu bihe byiza, duseka, twishimye, tuba twifuza ko twabihoramo. Nyamara iyo birangiye, bya bihe byiza twagize bitubera inkovu zihora ziturya iyo tubyibutse. Twicuza icyatumye tubibamo, tukumva byari kurutwa no kutabibamo, kuko ahari tutaba tubabaye nk'uko biba bimeze. Ahahise yaba hagendaga, umuntu ntiyongere kuhibuka. Ahari imbaraga zikorwamo amarira turira zagakoze ibindi byatugirira akamaro. Nyamara ntabwo bikunda.
tuba tugomba kurizwa nabyo. nuko ayishyira kuri WhatsApp. Abantu batandukanye batangiye kubona iyo stati, maze Manzi nawe agiye kuri WhatsApp arayibona. Nawe yese amwandikira ati ibyo uvuze nibyo, ahahise kwibagirwa biragora, ariko se twabigenza dute? Tuba tugomba kwemera ko icyo nacyo ari kimwe mu bice bigize ubuzima. Muri ubu buzima uyu munsi uba wishimye, ejo ukaba ubabaye. Jeanne nawe yaramubwiye ati ubuse kuki Imana yemeye ko ahahise twajya tuhibuka, kandi izi neza ko rimwe na rimwe hazajya hatubabaza. nuko Manzi aramusubiza ati simbizi, ariko jye ntekereza ko impamvu yabikoze ari ukugira ngo niba bishoboka twigire kwa hahise hacu, niba ari byo twakosora tubikosore, niba ari byo twakwishimira tubyishimire, niba ari n'ibitubabaza bitubabaze, kuko nyine ubu ni ubuzima. Mboniyeho no kukwiseguraho niba ndi umwe mu batuma utifuza kwibuka hahise. Uramuke neza. Jeanne yaramwihoreye. Uruhande rumwe yumvaga yamurakariye, gusa ku rundi akumva yamubwije ukuri. Nanone Eric nawe yaje kubona ya stati. Reka twibutse Eric ni wa mugabo wakoraga ubushoferi, muramwibuka yigize gucudikana na Jeanne. Nawe rero yaje kuza kuri WhatsApp abona stati, wayibonye ahita amuhamagara. Jeanne yaratararyama, yisamye babanze kubazanya amakuru kuko bataherukanaga, maze Eric aramubwira ati mukanya nindi kuri WhatsApp mbona stati yawe tuma ntekereza kutameze neza. Nanjye nari nyibonye ahantu mbona ndayikunze, niyo mpamvu nanjye nayipostinze. Nari ngizona amagambo yawe bwite Jean. Oya saa yanjye, ariko seri nkundira nkubaze, kuki abagabo muri abagome? Utari abagome mu buhe buryo? Mu buryo bwose. Kuki muba mwumva mwababaza abakobwa n'abagore nk'aho batari abantu nk'amwe? Ese mujya mwibuka ko natwe turi abantu, ko twavutse nk'uko namwe byagenze? Jean, nijye kubwira cyangwa none se gena kugize nti? Ngo wangize ute? Kugize nti rwose. Uranyita umugome, gena duherukana ryari? Jeanne yasaga n'utangiye kunanirwa kugenzura uburakari bwe n'agahinda yari afite. Yonye gusa n'ugarura akenge, maze abwira Eric ati umbabarire Eri, sinzi uko byari bigenze. Byakugendekeye bite? Eri, nyihanganira, gusa ndumva afite agahinda ntazi uko navuga. Ikibazo nuko ndi kugatura abatakanteye. Ihanganira, none se byakunda ko twaganira? Oya, ahubwo uramuke. Jeanne yasamukupa. Jeanne ubusanzwe yari umukobwa mwiza utavuga nabi, uhora ugerageza gukora uko ashoboye ngo abane neza n'abandi, ariko abantu bari batangiye kumuhindura. Yaratangiye kujya avuga nabi, yewe akabwira nabi n'abatagize icyo bapfa, asa n'utakizera abantu, kandi akumva abagabo cyangwa abantu b'igitsina gabo bose ari abagome. Jeanne yaratangiye guhinduka. Ubwo ariko na Manzi yari yakomeje gutekereza ku magambo Jeanne yari yanditse kuri stati ya WhatsApp. Yari yatumye asa n'ubibagirwa ko hari abandi bantu agomba kwitaho. Yabyibutse ubwo telefone yari isonnye, yareba umuhamagaye agasanga na Aline. Babanje kubazanya amakuru, maze Aline aza kumubwira ati ariko Manzi, hari ikintu maze iminsi ntekereza, ariko sinzi niba ari cyo. Kijyanye n'iki se ari? Kijyanye n'ubushuti bwacu. Ubushuti bwacu? Kunteye amatsiko? Ubushuti bwacu se ubu butekerezaho iki? Ni byinshi Manzi, ariko by'umwihariko mpora nibaza niba unkunda cyangwa se mba nkwihomaho. Umenye utankunda Manzi. Ari gwiki? Usingukunda? Ye rwose niko mbibona Manzi, kandi rwose siko mbyifuza. Niba utankunda wambwiza ukuri nkareka kukurushya Manzi. None se ari ushaka ko nkora iki? Ko nkwereka ko ngukunda by'ukuri? Erega si ibya mirenge umuntu aba akeneye kumuha ngo abashe kwizera ko umukunda. Umwanya wonyine uba uhagije. Umwanya? Ubuse kuko hari uko ntagira? Ngo ntako utagira, kandi nta na rimwe ujya wibwiriza ngo mpamagare tuganire
buri gihe sijya uguhamagara. ubu se koko ari mu kanya siko twatandukanye, none se sinabonaga ko wari umeze neza. Ikindi mpamagara ndi kukwandikira ubutumwa bukwifuriza ijoro ryiza, koko ntabwo uri kundenganya. Ahubwo reka mbutegereze ndaba ndeba. Humura rwose ari, jya wizera ko mukunda kandi by'ukuri. Ahubwo ari nshaka ko watangira gutegura ibijyanye n'ubukwe bwacu. Yumva ahubwo ijambo ry'abagabo ni nk'ibyo mba nshaka ko wumva. Ngaho rero tangira utekereze uko ubukwe bwacu buzaba bumeze, kandi ndashaka ko twagerageza tukabana hakiri kare. Humura bizaba Manzi. Mu gihe abo barimo baganira, ababyeyi ba Manzi nabo barimo baganira, ariko basa n'abatumva ibintu kimwe. Bari bagaruye ya ngingo ijyanye n'amahitamo ya Manzi. Nyina wa Manzi ati, nababajwe cyane no kumva udashyigikiye umuhungu wawe. Ese ubona Manzi aramutse aretse Aline yakundana nande? N'uriya mugore? ese ikibazo nuko ari umugore cyangwa hari ikindi mupfa? Icyo cyonyine kirahagije. None se yajya mu bagore kandi hari abakobwa beza bamukunda? Ubwo se yaba bashakamo iki? Ese niba koko umukunda nk'uko bivuga, iyo byibura umurebera abandi batararina. Ubona uriya mukobwa atari inyanda koko? Ubona hari ikindi azi cyangwa yashobora uretse gutonora inzara no kwambara ubusa nk'imwita bigezweho? Umvara, ubwo se niyo nayo ni inenge cyangwa nuko utazi ibigezweho? Urashaka ko yambara nk'abo mu gihe cyawe kandi atari cyo gihe tugezemo? Tugeze mu bihe byo kwiyambika ubusa? Nako ubwo wenda baba baratubwa bwiza bwawe. Papa Manzi, rekera aho kuko uri kurengera. Kuba uriya mwana yambara neza, akambara ibijyanye n'uko asa, ubwenge afite n'akazi akora, jye simbibonamo ikosa. Ahubwo bituma mbona ko umuhungu wanjye atibeshye. Ubu tuzi neza ko Manzi azaba ashatse umukobwa mwiza. Niba rero wari witeze ko azashakana n'abakobwa bambara imyenda igera ku birenge, ejo bamara kubana agasanga hari ibyo babaga bahisha bitewe n'uko bateye, si uko bizagenda. Aline ntaho yaduhishe. Ni mwiza kuva ku ino kugeza ku musatsi. Erega ntabwo nahakanye ubwiza bwe, numva umushimira. Ariko si ubwiza gusa, umugabo yagashakiye umugore, yakamushakiye n'ibindi by'umwihariko, akabanza kureba niba azavamo umubyeyi w'ukuri. Ibyo byikugora, kuko nzaba ndi nyirabukwe, aho bikeneye nzamukebura. Ariko mbabarira winterera umwana kubunza imitima, yibaza niba akwiye kunyumvira cyangwa akwiye kumvira se. Mbabarira rwose ndabigusabye. Ubwo ariko umubyeyi wa Alex nawe umuturanyi wabo, nyuma yo kubona babuze Jose n'uwo bari bitabaje aho kubumva akaboka inabi, batekereje ukundi babigenza kuyo ngurube ive hanze. Nuko bamaze gushaka aho bayishyira, ubwo uwo mugabo yarasezeye ngo agende, bumva abantu bari kuvugira hafi aho ngaho. Nuko baraceceka batega amatwi, nubwo batumvaga neza abo ari bo cyangwa ibyo bavuga. Yari Jose na Chris, bari bananiwe gutandukana. Jose yagezeho aramubwira ati, maze ndumva ntifuza kugenda. Urashaka ko twigumanira se? Ese ubwo wakwihanganye byibura ukaza ukagera mu rugo? Nukuri ndumva twagumana. Tukagiza nkasanga yese mukunzi. Wenda bugacya turi kumwe. Gusa imbeho ntiyaba yakwishe. Yanyicite se ndi kumwe n'uwo nkunda. Wamfubika. Nanjye nabyifuzaga. Ariko ukeneye kurya mu karuhuko. Kiretse tujyanye mu rugo. Ubundi se ko twahageze, waje ukagenda ugeze mu rugo? Ibaze hageze umbona. Ubwo se yakubona ate? Shangwino. Ubwo kandi nubwo umubyeyi wa Alex n'awa muturanyi we batumvaga neza ibyo bavugaga, bari bamaze kumva ko ari Jose uri kumwe n'umugabo. Bari batuje, bateze amatwi ngo bumve ko babasha kumva ibyo bavugaga, cyangwa se bakaba babasha kumva uwo mugabo ari we. Jose na Chris bo bari bakomeje kuganira. Nuko Chris aramubwira ati, sheri ihangane, ntabwo byakunda, wenda Imana nibishaka uzongera ugaruke usure
twongere tuganire. Byari byiza Jose, kandi Jose ni ukuri ndagushimira umwanya wampaye. Ni urwibutso rutazigera rusibangana mu ntekerezo zanjye. Uyu munsi ni umunsi wa mbere duhuriye muri kiriya gikorwa, kandi ndifuza kutaba uwa nyuma. Ndagukunda Jose. Nawe wakoze cyane mukunzi mwiza. Ni ukuri nishimye cyane ku buryo ntabona uko mbikubwira. Naho kongera, nubwo nzi ko ari amakosa, uhumure, tuzongera kuko nanjye ndagukunda. Ntacyo ntazakora ku bwawe Kire. Ngaho byibura ngeze ku irembo, ubundi nkureke utahe. Bakomeje kugenda begera irembo kandi bakomeza kuganira, ariko mu ijwi rigufi kugira ngo hatagira ubumva. Bageze ku irembo barahoberanye cyane, kandi noneho umubyeyi wa Alex na wa muturanyi we, nubwo batabashaga kumenya uwo mugabo, ariko bari bamaze kumenya neza ko ari Jose, ndetse uwo muturanyi atangiye kubaza nyina wa Alex niba atabamurika akareba uwo mugabo. Uwo mubyeyi ni ukuvuga mama wa Alex, we yifuzaga ko yabaretse ngo wenda bashobora kujya mu rugo, noneho bakabafatanya igihango uwo mugore. Ubwo bari bagitegereje kumenya uwo mugabo, telefone y'umubyeyi wa Alex yahise isona. Chris na Jose nabo bahise bikanga, maze Chris ahita yiruka, Jose we abura aho yirukagana. Abura ubwakurikira Chris n'ubwajya ahandi. Ubwo ariko wa muturanyi nawe abonye bigenza bityo, yahise acana itoroshi yiruka inyuma ya Chris, ariko Chris yari afite imbaraga kandi yari afite n'urumuri. Uwo musaza ntiyamenye haciye. Jose we yarategereje kumenya abo bantu abaribo. Wa mubyeyi yahise yegera Jose maze aramubaza ati, ariko se wa mugore we, ubona ibyo ukora ari byo? Nuko Jose ahita amubwira ati, umfashe nawe ndi gukora ibiki se? Ariko wa mukecuru we, ubu ntiwasaze? Niko usigaye uza kurara ubundaraye ku irembo iwanjye ugamije kumenya amasaha ntahira nkaho wanshatse? Ese ubiyo mfata ibiye nkakumena uwo mutwe, wari kuzavuga ko wazize iki? Wagiye umenya ko ushaje ukareka kwanduranya, cyangwa uba waje gutara amakuru ngo ubona y'urogombwa ubwira umwana wawe? Uwo mubyeyi yaramubwiye ati, utangiye no kuntuka? Jose ati, ntagutuka se, nta soni? Ubwo kandi wa muturanyi nawe yari yageze aho, maze abwira umubyeyi ati, arirutse aransese, si ukwiruka wagira ngo aragurutse. Mureke, hari umunsi aziruka yirutse. Ariko se wa mugore we, wa mugani wa nyokobukwe, ubwo ubona ibyo ukora ari byo? Iri joro koko n'abagabo mu muhanda nta soni? Ariko se wa musaza we, uranyita umugore, ndi umugore wawe? Ese n'ibyo mwamuvuga byaba ari byo, ubu mwe muri iri joro mwari muri gukora iki muri ibyo bigunda mubundutsemo? Ubwo rero mubonye mushwawe, muza kunshwarirwaho. Umva, ndabiyamye. N'ikindi gihe ntimukaze kuntegera nta deni mbarimo. Ubuse wagushatse naho ajya yibeshya ko yashatse? Niba atarashatse uzamushakire, cyangwa uzamuha umwe muri za ndaya wita abakobwa bawe. Ese bokira, ntunukira abana nakwereka ko intama zambarwa? Njye Karegeya sindi umugabo wakoreze bajeye, nakore kondi we. Ngaho sibeshyo nankozeho urwara, kubagira ibisiga bikurye. Kandi mukecuru, uyu mukobwa ubu namudunda. Uwo mubyeyi yahise amubwira ati, mwihorera atakugwaho. Ubu se kandi isi gihamya ihamya ibyo yari arimo? Reka twitahire. Ubwo bari bagiye kuvaho, Alex yise ahamagara nyina, maze nyina amwitabye aramubwira ati, si ibi twakubwira gukanga kubyumva. Aka kanya nibwo umugore wawe ageze mu rugo, kandi nabwo aje aherekejwe n'abagabo. Wiki Jose nibwo akigera aho ngaho? Si nguyu turi kumwe, warangiza ngo nyoko ni umusazi. Uretse uzabona ko ibyo twakubwiye ari ukuri. Ubwo Jose yari yakinguye, yise akingura n'umuryango w'inzu ajya mu nzu, ubundi asohoka arira avuga ko atagishoboye kuba muri urwo rugo, ngo niba bigeze aho umugabo yumva nyina kurenza uko yumva umugore we. Burya umuntu urira yumva kurusha ubabaye. Alex yese agarukira umugore we, maze abwira nyina ati, mama, nongeye ko kwiyama bwa mbere no bwa nyuma. Sinagutumye kuncungira umugore, rwose mpera umugore amahoro
niba nca inyuma nijya aca inyuma si wowe. Ubu bwa mbere n'ubwa nyuma umvogerera urugo. Ahita akupa ahubwo ahamagara umugore we. Umugore we yamwitabye arira ndetse akomeza kuvuga ko agiye kujya iwabo ngo guturana na nyirabukwe umwanga urunuka. Nuko Alex aramwinginga ngamutega amatwi ho gake agira icyo amubwira. Nuko aramubwira ati Jose, nzi ko bangamiwe cyane ariko mbabarira rwose unyumve. Jose, ndakwizera. Ibyo mama yambwira byose ntibikuraho urwo ngukunda kuko nanakugize umugore atabishaka. We yifuza ko twatandukana ariko ntabwo bizakunda. Rwose humura kandi butinze gucya ndabyuka nza nihanize uwo mukecuru, sibyo? Nushaka ntuzirirguza kuko giye ntuzansanga hano. Ndarambiwe, umve ngo ndarambiwe. Nahereye kare mwumva ku irembo akubwira ko ntahari kandi ndi mu nzu mwumva, nawe ukajya ukemera ko ibyo akubwira ari ukuri, ko ndi umugore w'umupfapfa utaye igicuku kinishye. Noneho kugira ngo nzarinde guturika umutima, reka mfate utwanjye ntahe. Iwacu ndahafite di. Ariko se Jose, wambaburiye ukanyumva koko? Sinkubwiye ko ndi bubyuke nza tukigira hamwe icyo twakora? Nibiba ngombwa ndakwimura nkuvana aho ngaho iruhande rwe, ariko ureke kunsega kandi uzi ko nagushatse ngukunda. Wakoze kubana natwe. Wifuza kujya ubona inkuru nk'izi kandi buri munsi, wibuke usiga ukoze subscribe ukandi like nk'ikimenyetso kitwereka ko wabanye natwe, unaduha igitekerezo unyuze ahagenewe ibitekerezo. Naho utaha.